Hello guys, uko nakomeje kubabwira ko iyo turi muri iri soko mu gihe dukora trading hari tools dukunda gukoresha tugira ngo turebe icyerekezo cy'isoko kugira ngo tugure cyangwa se tugurishe currency pairs cyangwa se amafaranga y'ibihugu bitandukanye byo ku isi online dushaka inyungu. Muri iri somo ugiye gusobanukirwa neza support na resistance hamwe na trend lines icyari cyo muri forex trading. Urabasha gusobanukirwa neza akamaro kazo ndetse n'uburyo tuzikoreshamo kugira ngo tubashe kureba icyerekezo cy'isoko, ubundi nyuma tugafata umwanzuro wo kugura cyangwa se kugurisha currency pairs dushaka inyungu. Alright guys, murakaza neza kuri YouTube channel Icyerekezo Forex Academy, the place where all Rwandan and Burundian traders learned. Yewe ukomeje kukugezaho aya masomo nitwa Bruno Ignace Gakwerere. Ura subscribe na like ubundi ukomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye ukoze share. Reka dutangire isomo rya kane igice cya kabiri. Sobanukirwa neza support na resistance hamwe na trend line icyari cyo muri business ya online forex trading. Ubwo muri iri somo ugiye gusobanukirwa neza support na resistance cyari cyo hamwe na trend lines mu gihe dukora iyi business ya online forex trading. Alright, ese support na resistance ni iki muri forex trading? Mbere na mbere reka mbanze ngusobanurire support na resistance cyari cyo muri business ya trading. Alright, kaduhere kuri support. Support ni ahantu hatambitse cyangwa se harambaraye kuri chart yawe ya trading, haba hagaragara n'amaso yawe, uba uteganya ko aba buyers cyangwa se abagura isoko bashobora gusunikira isoko mu gihe barigura, none bakazamura igiciro kikajya hejuru, akaba ariho bajya gufatira inyungu. Alright, noneho kuri resistance ni ahantu hatambitse cyangwa se harambaraye kuri chart yawe ya trading, uba uteganya ko aba sellers cyangwa se abagurisha isoko bashobora kugurishiriza isoko cyangwa se currency pair hanyuma bagasubiza igiciro hasi, akaba ariho bajya gufatira inyungu. Alright, muri make support ni ahantu kuri chart yawe ya trading haba hagaragara n'amaso yawe, uba uteganya ko isoko irimo kumanuka rishobora kugera hanyuma rigahita ryongera rikazamuka mu gihe rihageze. Noneho resistance ni ahantu kuri chart yawe ya trading haba hagaragara n'amaso yawe, uba uteganya ko isoko ririmo kuzamuka rishobora kuhagera hanyuma rigahita ryongera rikamanuka mu gihe rihageze. Alright, nanone ubwo kuri support ni ahantu uteganya ko abagurishaga isoko cyangwa se currency pair iri kuri chart ubona imbere yawe bashobora kugeza isoko bagacika intege, noneho abagura isoko bagahita binagamo bagatangira kurigura bakarizamura bagafatira inyungu hejuru. Alright, hanyuma kuri resistance ho ni ahantu uba uteganya ko abaguraga isoko cyangwa se currency pair iri kuri chart bashobora kugeza isoko bagacika intege, noneho abagurishaga isoko bagahita binagamo bagatangira bakarigurisha bakarimanura bagafatira inyungu hasi. Alright, urundi rugero rworoshye ushobora gusobanukirwa neza support na resistance ni ugufata support nka pavoma mu nzu, noneho resistance ikaba nka parafu cyangwa se ceiling mu nzu. Alright, imagine uri mu nzu ufite nk'akadenesi, noneho ukakadunda kuri pavoma, noneho kakidunda kakagenda kakagera kuri parafu kagahita kongera kakamanuka kagasubira kuri pavoma mu nzu. Ibyo iyo tubihuje na business yacu ya trading, ako kadenesi wakita nka currency pair runaka. Ubwo iyo kageze kuri pavoma kagahita kazamuka, kaba gasunitswe n'imbaraga z'abaguraga currency pair bashaka gufatira inyungu hejuru, noneho kagera kuri parafu kagahita gasunikwa n'imbaraga z'abagurishaga currency pair bashaka gusunika isoko ubundi bagafatira inyungu hasi. Alright, ndakeka aho ngaho ubashije kumva neza support na resistance icyari cyo tugendeye kuri urwo rugero. Alright, reka mbahingero tugendeye kuri chart zimwe na zimwe. Tegereze neza kuri iyi chart ya Euro USD
yagaragaye kuri time frame y'umunsi, ubundi urebe uburyo igiciro cyageraga kuri area ya resistance kigahita gisubira hasi, noneho cyagera kuri area ya support kigahita kizamuka gisubira hejuru. Kugira ngo urimo urabibona neza kuri iyi chart, hano hejuru ni area ya resistance, hasi ni area ya support. Urabona uburyo igiciro cyagiye kigera muri iyo area kikajya gihita cyongera kigahindura icyerekezo, igiciro cyamanukaga kigahita gisubira hejuru, icyazamukaga kigahita gisubira hasi kigeze muri iyo area. Ngira ngo neza urimo urabona area ya support na area ya resistance cyari cyo, tugendeye kuri uru rugero rwa chart ya Euro USD muri time frame y'umunsi. Alright, reba nanone kuri iyi chart ya NZD USD, ubwo ni New Zealand dollar hamwe na United States dollar, uburyo mbere igiciro cyageraga kuri resistance kikamanuka, noneho nyuma kikaza kunyura kuri resistance kikazamuka, icyari resistance kigahita gihinduka support. Ngo urimo urabibona neza mbere kuri iyi pair ya NZD USD, uburyo igiciro cyagiye rwose cyubahiriza resistance na support, noneho nyuma kikabreakinga resistance, icyari resistance kigahita kiba support. Uno ukuvuga iyo resistance baye breakout, isoko riba rigiye muri up trend, support yaba breakout, isoko rikabigiye muri down trend. Ibyo byose iyo ukora analysis ugomba kubuze kubireba mu gihe ushaka entry yo kwinjiriramo ugura cyangwa se ugurisha currency pair. Right, ushobora kwibaza uti ese ni gute namenya aho gushyira support na resistance kuri chart yanjye ya trading? Mbere na mbere, iyo ushaka gushyira support na resistance kuri chart yawe ya trading, ukora zoom out cyangwa se ufata chart yawe ukayigira ntoya muri time frame nini nk'iy'ukwezi cyangwa se iy'icyumweru, hanyuma ukareba aho igiciro cyageze hejuru hashoboka, ukahaca umurongo utambitse, uwo murongo ubuciye aba ari resistance, ukongera ukareba aho igiciro cyageze hasi hashoboka, ubundi ukahaca undi murongo utambitse, uwo murongo uba uciye muri area ya support. Noneho ufata iyo mirongo yose waciye ukagenda uyadjustinga cyangwa se uyigeza neza aho ubona isoko ryagiye rigarukira neza kuri twa turizo twa candlestick nabigishije aho duherereye. Iyo ubisoje muri time frame nini, urongera ukamanuka nanone ukongera ukabikora muri time frame ntoya nk'iy'umunsi cyangwa se y'amasaha ane, ugenda ubica aho ubona igiciro cyagiye kigera hejuru na igiciro cyagiye kigera hasi. Alright, ubu ni ukuvuga iyo mirongo ucira mu masaha ane ibiri hagati y'imirongo uba waciriye muri time frame nini nk'iy'icyumweru cyangwa se y'ukwezi. Mbega uko ugenda umanuka ujya kuri time frame ntoya, niko ibigenda uhakorera biba bigenda biba included cyangwa bijya mu ndani mu byo uba waciye kuri time frame nini. Ibi byose iyo bisoje ugomba kumenya ko support na resistance ziba zifite imbaraga igiciro gishobora guhindukiraho, ari support na resistance ziba zigaragara kuri time frame y'igihe kirekire nk'iy'ukwezi, y'icyumweru cyangwa se y'umunsi. Ubu ni ukuvuga ibyo waciriye muri time frame nini nibyo ugomba kwitaho cyane, nibyo ugomba guha imbaraga cyane ko igiciro gishobora guhindukiraho. Alright, ntabwo ugomba guha agaciro support na resistance uba waciriye muri time frame y'isaha, y'iminota 30 cyangwa se iminota 15, kubera ko izo support na resistance zo mu gihe gito ziba zifite amahirwe menshi yuko zishobora kuba broken cyangwa se igiciro gishobora kuzinyuraho hakubahirizwa support na resistance ziba zaciriwe mu gihe kirekire, nko mu gihe cy'umunsi, icyumweru se cyangwa se icy'ukwezi. Alright, reba nko kuri uru rugero rwa NZD USD kuri time frame y'ukwezi, uburyo igiciro cyavuye kuri resistance kikagera kuri support kigenze pips zirenga 1100, cyagera kuri support kigahita gitangira kongera kuzamuka. Ngo urimo urabibona neza kuri chart, uburyo igiciro cyazamutse kikagera kuri resistance kigahita cyongera kikamanuka, cyagera kuri support kigahindura icyerekezo. Ukuvuga uwabikoreye analysis neza agakorera sell kuri resistance, akemera agategereza rwose akizerera mu byo yakoze,
akaviramo hano kuri support agashobora gufata zira pips 1100 zose. Urugero nk'aba position trader nibo bakunda gukora ibyo bintu akoresheje lot size ya rimwe. Ahangaha kuri odd imwe yonyine aba yarafasha amadolari 11,000. Ahangaha uru rugendo rumwe rwonyine akoresheje lot size ya rimwe. Lot size narazibegishije ubu ni ukuvuga yari ihanganya agategereza. Ahangaha baha kuri odd imwe yonyine iba yaramuhaye amadolari 11,000. Yari ihanganye agategereza. Ubu ni ukuvuga ko yakoze ino candlestick zino z'umutuku ubona zimanuka tuzibaze 1 2 3 4 ni ukuvuga ubwo ni ukuvuga aba yarashoboye kwihangana amezi 4 kubera ko iyi ni time frame y'ukwezi kandi nkuko nayo babwiye time frame buri candlestick iyo yiformye bigaragaza igihe cy'iyo time frame. Ubu ni ukuvuga nimba ari candlestick enye yarabashije kwihangana amezi 4 kuri odd imwe. Hano aba yarahafasha amadolari 11,000. Yarabashije kwihangana agafata zino pips 1,100. Alright, ngira ngo urimo urabibona neza uburyo rwose igiciro cyagiye cyubahiriza support na resistance kuri iyi chart. So guys, nkuko nabibabwiye ko kubanza kureba icyerekezo cy'isoko ari byo ugomba gukora mbere. Ni ukuvuga ko isoko rimanuka rigenda rirema za resistance na support, noneho support ikaba broken ikaba yahinduka resistance. Ubwo ni ukuvuga ko iyo ubona isoko riri mu cyerekezo kimanuka ugomba kwita kuho isoko rikora resistance ukagenda uhakorera sell ugendeye kuri iyo resistance riba ryaremye. Ubwo ni ukuvuga ko mu gihe ubona isoko rimanuka support ntago uba ugomba kuyiha imbaraga cyane. Icyo uba ugomba kwitaho cyane no guha imbaraga ni ahantu hari resistance mu gihe ubona isoko ririmo kugana mu cyerekezo kimanuka, kubera ko niho uba ugomba gukorera sell y'isoko. Alright, reba kuri uru rugero kuri iri soko ryamanukaga uburyo icyari support cyagendaga gihinduka resistance. Urabona neza hano uburyo rino soko ryamanukaga kuri iyi chart. Hariya hari twa S ni bivuga support, hariya hari R ni resistance. Ubona ukuntu ryagiye breakinga icyari support, noneho nyuma icyari support kikagenda gihinduka resistance. Ni ukuvuga rero ubwo iyo support ibaye broken ubona isoko rimanuka ugomba gutegera inturi kuri resistance, areba ko agaragara za candlestick nakwigishije ukagenda useringa isoko cyangwa se urigurisha ufatira inyungu hasi. Aho ni ku isoko rimanuka. Ubwo muri make iyo ubona isoko rigenda rimanuka ugenda ureba ko kuri resistance hagaragara za candlestick naberetse zikunda kugaragara. Iyo isoko rihindura icyerekezo riva mu cyerekezo kizamuka rigana mu cyerekezo kimanuka, ubundi ukazireba kuri resistance ugakora sell. Alright, inako bigenda ku isoko rizamuka uzajya ugenda ubona resistance ziba broken cyangwa se igiciro kizinyuraho, noneho nyuma zigahinduka support. Ubu ni ukuvuga ko iyo ubona isoko rizamuka icyo ugomba kwitaho cyane ni support ukaba wagura, noneho resistance zo ntabwo uba ugomba kuzitaho cyane kubera ko ziba zifite amahirwe menshi yo kuba broken cyangwa se igiciro kuzinyuraho. Alright, ugomba kureba za candlestick nakweretse zikunda kugaragara mu gihe isoko rigiye guhindura icyerekezo riva mu cyerekezo kimanuka rigana mu cyerekezo kizamuka, ubundi ukareba ko zigaragara kuri resistance zahindutse support ukareba ko ugura isoko. Alright, reba neza urugero kuri iyi chart uburyo resistance zagiye zihinduka support ku isoko rigana mu cyerekezo kizamuka. Hano hari twa L2 ni resistance, uno ukuntu ryaha breakingaga noneho rikahita ryongera rikajya hejuru rigahita rigahagaruka ahari resistance hakaba support, isoko rigahita rikomeza mu cyerekezo kigira gute kizamuka. Ibi byose iyo ukora trading bikunda kuba cyane bikongera byisubiramo, ugomba kwitonda cyane ukabireba ukamenya icyo gukora. Alright, resistance na support ugomba kubiha imbaraga nyinshi icyarimwe mu gihe ubona biri ku isoko riri muri consolidation cyangwa se rya soko naberetse ritazamuka kandi ritanamanuka. Muri make hamwe ukorera buy kuri support ugafatira inyungu kuri resistance, noneho wakorera sell kuri resistance ugafatira inyungu kuri support. Urugero nguru rw'isoko riri muri range cyangwa se muri consolidation uburyo riba rimeze, uburyo ryagiye ryubahiriza support na resistance. Ahangaha
niho ushobora guha imbaraga zikomeye ziriya levels zose z'amasupport n'ama resistance mu gihe ubona ritaya breaking, nyine ritagenda mu cyerekezo kizamuka cyangwa se ritajya mu cyerekezo kimanuka. Ahangaha niho ushobora kuzi imbaraga zose, igiciro cyajya kigera kuri resistance ugakora sell, cyagera kuri support ugakora buy, witonze kugeza igihe igiciro kizabreakingira kigafata icyerekezo kizamuka cyangwa kimanuka, ubundi ugakomeza ukora trading ugendeye kuri icyo cyerekezo biba ryakoze nyuma. Alright guys, ndakeka ngaha ubashe gusobanukirwa neza support na resistance cyari cyo, uburyo wabireba mu isoko cyangwa se ushobora kubishushanya mu isoko. Reka turebe trend line icyari cyo. Ese trend line ni iki muri forex trading? Trend line muri forex trading ni umurongo urambuye urombereje uberamye ushushanywa kuri chart ya trading, noneho ugahuza udusongero tubiri dusumbana tuba turi ku isoko rigana mu cyerekezo kizamuka cyangwa se kimanuka. Trend line ni igikoresho cyiza gikoreshwa muri technical analysis, kikaba gifasha aba traders kubasha kureba neza icyerekezo cy'isoko mu gihe bagura cyangwa se bagurisha currency pairs. Alright, habaho ubwoko bubiri bwa trend line, ari bwo upward trend line, zikaba ari trend line zicibwa ku isoko rizamuka. Hakabaho na downward trend line, zikaba ari trend line zicibwa ku isoko rimanuka. Kugira ngo izo trend line zose zicibwe, zaba zizamuka cyangwa se zimanuka, bisaba ko isoko yaba rizamuka cyangwa se rimanuka ribanza rigakora udusongero tubiri, hanyuma trend line itangira gucibwa ihuza utwo dusongero tubiri. Alright, tukaduhere ku isoko rizamuka, ubundi nkwereke uko ducaho trend line kugira ngo urimo urabibona uko isoko rizamuka riba rimeze. Trend line ni uyu murongo utukura ureba, noneho urabona hari ahanditse 1 na 2, isoko uraritegereza rikabanza rikarema turiya dusongero ducuramye tureba hasi, turiya twanditseho 1 na 2. Noneho trend line bwa mbere ugishushanya ugendeye kuri utwo dusongero ducuritse riba ryaremye dusumbana, noneho ugategereza ko isoko bwa gatatu riza rigatestinga wa murongo wowe waciye uzamuka, yawutestinga ukitegereza neza ukareba ko washobora kugaragara ya candlestick, ukaba wabayinga isoko. Yakongera ryana hatestinga bwa kane nawe kwitonda ukareba, warangiza nanone ukagura isoko. Ni gutyo trend line izamuka icibwa. Noneho hariya hari point ya A na B, buri iyo winjire hariya kuri gatatu uhita ufatira inyungu hariya hari E, wakinjira hariya kuri kane ugafatira inyungu hariya hari B ku gasongero ko hejuru, kareba hejuru riba ryaremye. Nuko trading tugenda tuyikora tugendeye kuri trend line. Alright, reka turebe isoko rimanuka, ubundi nkwereke uko naryo ducaho trend line. Isoko rimanuka ni gutya riba rimeze. Isoko rigana mu cyerekezo kimanuka, utegereza yuko rirema udusongero tubiri dusumbana tugana mu cyerekezo kimanuka. Ubwo ngira ngo urimo urabibona hariya uno murongo utukura ni wo trend line, noneho hariya hari 1 na 2 ni udusongero tubiri nkubwira tugereza ko rirema. Iyo duhuje ugacamo wa murongo urombereje uberamye nyine ari wo trend line, utegereza ko isoko ryongera kuwutestinga bwa gatatu, noneho ryawutestinga ukitegereza neza, ukaba wagira gute wahakorera seri mu gihe ubona ryatangiye kwerekana za candlestick biganisha isoko mu cyerekezo cyo hasi. N'inshuro ya kane ryakongera kuwutestinga, ukaba wagira gute wareba ko hagaragara za candlestick, ukaba wakora seri mu gihe uri muri iri soko. Alright, noneho hari point A na B, niho uba ugomba gufatira inyungu ugasongera gacuramye kareba hasi riba ryaremye mbere. Alright, bisobanukirwa neza kuri chart. Reka tugendeye kuri chart nkwereke uko dushushanya trend line. Bwa mbere ugomba kureba udusongero isoko riba ryaremye mu isoko, udusongero two hejuru n'udusongero two hasi, ukabanza ukatureba n'amaso yawe ukatubona neza. Umara kutubona neza, bwa kabiri ukora iki? Ufata umurongo ugahuza udusongero tubiri twa mbere, kugira ngo uribona neza kuri chart. Kuri uno murongo wo hejuru w'umuhondo, uburyo wahuje udusongero tubiri twa mbere. Noneho
ugahita wongera ukajyamo hagati ndani muri chat, ukongera ugahuza utundi dusongero tuba turimo hagati nk'uko ubibona gutya kuri no chat uko bigaragara. Ubwo nibwo uba uciye trend line. Ni ukuvuga hari trend line iri principal biri hejuru, izindi trend line zicibwamo ndani. Ubwo ni ukuvuga iri principal ni yiba yaciriwe nko mu cyumweru, izirimo ndani ziba zaciriwe wenda nko mu masaha 4, bitewe nuko ugenda umanuka ujya muri time frame ntoya, ugenda ubona isoko ryenda rirema ahandi ho gucira ama trend line. Alright, gutya trend line tugenda tuzica, tugenda tubihuza duhuza udusongero, isoko riba ryagiye rirema. Warangiza umaze guhuza udusongero two hejuru, urongera ugahuza n'udusongero two hasi. Alright, yangu urimo urabibona neza tugendeye kuri iyi chart. Alright, strategy ya trading ikoresha trend line ibasha kuguha uburyo bwiza bwo kwinjira mu isoko, ukaba wabasha kugendana n'icyerekezo isoko riganamo ugendeye ku byo igiciro kiba kirimo gukora, kandi ibyo ukabibona n'amaso yawe nta indicators n'imwe ukoresheje kugira ngo ibigufashemo. Ni ukuvuga iyo ukoresha trend line uba urimo gukora trading ya price action. Price action trading ntabwo ikoresha ama indicators, ukoresha ama trend line n'ama support n'ama resistance ugendeye ku byo isoko birimo gukora, nta kindi kintu ugendeyeho kigendanye na indicators n'imwe, ama stochastic, izindi indicators zose zikunda gukoreshwa n'abantu benshi. Alright, yangu urimo urabibona neza kuri zino chart uburyo trend line rwose yagiye itanga uburyo bwiza bwo kugira gute bwo kugura isoko. Ugende nko kuri iyi chart urabibona neza, wareba kuri no chart urabona uburyo trend line zatanze uburyo bwiza bwo kugira gute bwo kugurisha iri soko. Alright, ngira ngo urimo uragenda ubibona neza kuri izi chart rwose uburyo trend line yagiye itanga uburyo bwiza bwo kugira gute bwo kurigurisha. Ugende kuri izi chart zose ureba. Alright, tugende ku byo maze kugusobanurira, ubu nonaha ushobora guhagarika video ubundi ukitegereza neza iyi chart, urebe ko uhita ubona icyerekezo cyo isoko riganamo naho wahita unyuza trend line. Ese nonaha urabona iri soko rigana mu kihe cyerekezo? Ese niba umaze kubona aho rigana, urabona udusongero tungahe yaremye, ubona ushobora kunyuzaho trend line bitewe n'icyerekezo ubona rifite. Egereze neza. Yewe nonaha ndimo ndabona rigana mu cyerekezo kizamuka muri up trend, kandi ndabona udusongero tune tureba hasi nshobora guhita nyuzaho trend line izamuka. Alright, dore ngutu twadusongero tune nakubwiraga ndimo kubona, ndakiye kutubona neza. Dore nguko uko byagenda uramutse utunyujijeho trend line izamuka. Urabona ko uramutse uhuje agasongero ka mbere na ka kabiri, agasongero ka gatatu na ka kane, twahise dutanga uburyo bwiza bwo kugura iyi currency pair iri kuri iyi chart, kubera ko isoko ryaje rigatestinga trend line ubundi rigahita risubira hejuru. Right, bega no kuvuga ko wahinjiriye wese agakora buy yahakoreye agatubutse agendeye kuri ibi byose maze kugusobanurira, kandi bitamusabye kuriskinga byinshi kugira ngo ibyo byose abikore. Alright, ngo urimo urabibona neza. Nguru urundi rugero isoko rigana mu cyerekezo kimanuka. Urabona ko udusongero tubiri tureba hejuru twagaragaye, noneho tugahuzwa na trend line imwe, noneho isoko ikamanuka nyuma rikazongera rikagaruka yagera kuri ya trend line rigahita rikora agasongero ka gatatu, ubundi rigahita rimanuka nanone. Ubu kuvuga wategereje hariya handitse seri agahita haseringira agende kuri trend line yashushanyije neza, urabona ko yahise afata inyungu hasi. Yangu urabona neza ko na order zirimo. So guys, mu guca izi trend line ugomba kwitonda ukazica neza. Hari abantu benshi baba batazi kuzica, barangiza bagafata umwanzuro utari uwa nyawo w'ibyo bakora mu isoko kubera ko baba baziciye nabi. Izi ngizi zimwe muri chart aho trend line ziciye nabi. Ubona nko kuri iyi chart uburyo trend line yayiciye asimbutse agasongero ko hejuru ka mbere kabanzaga, akaza agasa nkaho ayiciramo hagati.
urabona aho yafata umwanzuro wo guseringira byagaragaraga ko trend line isa nkaho yabaye na broken. Ugomba point A, point ya mbere n'iya kabiri kuba uzibona neza. Ni ukuvuga hano uyu nguyu wanyuje trend line hano akaba yaranyujije hariya hejuru, ahereye hariya hejuru mu nguni akagenda akayihuza neza na hano handitse X. Ubwo kuba aciye trend line neza, ariko urabona ko ahangaha ibiciriyemo hagati. Ahangaha rero urabona ko ntabwo ino trend line ibiciye neza. Alright, irindi chart yerekana trend line iciye nabi. Ubona ko ino trend line kuri iyi chart inyujijwe hagati mu candlestick. Ubona hari X. Ntabwo ushobora gushushanya trend line izamuka muri ubu buryo bizaguhera izatsi nziza. Ya muri ubona trend line ishushanyije nabi. Irindi chart yerekana trend line ziciye nabi. Ubona agasongero ko hejuru yanyuzijweho ariko ntiyakozwaho. Urabona ino trend line y'umuhondo uburyo udusongero two hejuru yaciwe ariko ntigende inyuzwa kuri twaturizo twa candlestick neza ikanyuzwa hejuru yatwo. Izi rero ni chart yerekana uburyo trend line ziba ziciye nabi. Alright, kugira ngo ubibona neza no kuri iyi chart uburyo ino upward trend line uburyo udusongero two hasi tutakoragaho trend line. Ugomba kwitonda neza mu gihe uca trend line ntuzice nabi kugira ngo utibeshe mu gufata umwanzuro w'ibyo ukora mu kugura cyangwa se kugurisha currency pair. Dore trend line iciye neza uko ibimeze, igomba guhuza neza udusongero two hasi tubiri, ubundi ugategereza ko igiciro cya testinga ukabona gukora buy cyangwa se sell. Iyi trend line niyo ibiciye neza imeze nka gutyo. Iyi chart irerekana neza urugero rw'isoko rigana muri up trend. Urabona ko yerekana neza higher highs ari two dusongero two hejuru na higher lows ari two dusongero tureba hasi. Ndakeye kubona neza uko waca trend line. Iyi chart nayo irerekana isoko rigana muri down trend. Urabona ko yerekana neza lower highs ari two dusongero two hejuru tugenda tugana mu cyerekezo cyo hasi, na lower lows ari utwo dusongero two hasi dusumbana tuganisha isoko mu cyerekezo kimanuka cyangwa cyo hasi. Kugira ngo babibona neza kuri iyi chart. Iyi chart nayo irerekana isoko iri muri sideways cyangwa se muri consolidation cyangwa se muri range, mbega ritembera hagati ya support na resistance. Kugira ngo urimo urabibona neza. Noneho iyi chart yo iragenda yerekana isoko noneho ryaganaga mu cyerekezo kizamuka nyuma rikagana mu cyerekezo kimanuka. Ryaganaga mu cyerekezo kizamuka, urabona ukuntu ryagendaga rikora amahaya highs n'amahaya lows. Noneho igana mu cyerekezo kimanuka, urabona ahantu ryahise ritangirira rigatangira gukora amarowa highs n'amarowa lows. Ryarangiza rigahita ryongera kagana mu cyerekezo kizamuka rigakora amahaya highs n'amahaya lows, rigahita ryongera kagana mu cyerekezo kimanuka rikora amarowa highs n'amarowa lows. Kugira ngo urimo uragenda ubibona neza n'amakendostik byagiye rirema kugira ngo rihindure icyerekezo. Nka hariya ryahindura icyerekezo kizamuka, urabona ko ryahakoze ya candlestick nababwiye yitwa hanging man, rigahita rihindura icyerekezo rikamanuka. Noneho ryagera hasi muri down trend rigahita rikora bullish pin bar cyangwa hammer. Kugira ngo urimo urabibona neza kuri iyi chart. Noneho rikongera rikazamuka, yamara kugera hejuru rigahita rikora ya candlestick yitwa engulfing. Ngira ngo urimo urabibona neza zino candlestick bearish engulfing niyo ryahise rirema rihita rihindura icyerekezo riramanuka. Noneho rimaje kumanuka rigeze hasi hariya mu nguni, urabona ukuntu ryageze hasi rigahita rikora ya candlestick yitwa harami. Urabona ukuntu hariya ryahise rikora harami. Kugira ngo ahangaha urimo urabibona neza tugendeye no ku candlestick isoko rirema rigiye guhindura icyerekezo. Alright, so guys, iyo uciye neza trend line zizamuka ukongera ugaca trend line zimanuka ugaca support na resistance, ubona ko hahita hagaragara channel iberami izamuka hagati ya trend line zizamuka, bakongera hakagaragara channel iberamye imanuka hagati ya trend line zimanuka. Nanone hakongera hakagaragara channel itambitse hagati ya support na resistance. Reka turebe izo channel zose ubundi nkwereke uko ushobora kuzibona ukaba wanazikorera trading. Reka duhere kuri channel igana mu cyerekezo kizamuka.
Dore ngiyi channel igana mu cyerekezo kizamuka, kugira ngo urimo urabibona neza uburyo iyo ufashe udusongero tubiri ugana mu cyerekezo kizamuka ukaduhuza ukoresheje trend line, ukongera ugafata utundi dusongero two hasi natwo dusumbana tugana mu cyerekezo kizamuka, uburyo bihita birema channel iberamye ugendeye kuri izo upward trend line uba waciye. Ni ukuvuga rero iyo channel igaragaye, isoko iyo rigeze kuri trend line yo hejuru ishobora gukorerwa sell, noneho yagera kuri trend line yo hasi ikaba ryakorerwa buy rigana mu cyerekezo kizamuka. Kugira ngo urimo urabibona neza, ni gute wakorera trading channel igana mu cyerekezo kizamuka mu gihe wayishushanyije neza ukayibona. Kugira ngo channel igana mu cyerekezo kizamuka ibaho ari uko trend line yanyuze kuri za higher highs iteganye na trend line inyura kuri za higher lows. Mu kuyishushanya uyishushanya mu gihe igiciro cyaremye udusongero tubiri turi hejuru dusumbana tuzamuka, ukatunyuzaho trend line yo hejuru, noneho ukongera ukanyuza indi trend line ku dusongero two hasi ducuramye natwo dusumbana tugana hejuru. Noneho ku nshuro ya gatatu iyo igiciro kigeze kuri izo trend line uba waciye, ushobora kureba neza ko hatagaragara imwe muri za reversal candlestick nabigishije, hanyuma ukaba wakora sell mu gihe igiciro gitestinze trend line yo hejuru, noneho ukaba wakora buy mu gihe igiciro gitestinze trend line yo hasi. Nuko channel igana mu cyerekezo kizamuka ukorerwaho trading. Alright, reka turebe uko channel igana mu cyerekezo kimanuka iba imeze n'uburyo ikorerwaho trading. Dore ngiyi channel igana mu cyerekezo kimanuka uburyo iba imeze, ni gutya channel igana mu cyerekezo kimanuka iba imeze. Kugira ngo urimo urabibona neza uburyo trend line yo hejuru n'iyo hasi biteganye byaremye umuhoro umanuka uberamye w'igiciro cy'isoko. Kugira ngo channel igana mu cyerekezo kimanuka ibaho ari uko trend line yanyuze kuri za higher lows iteganye na trend line inyura kuri za lower lows. Mu kuyishushanya uyishushanya mu gihe igiciro cyaremye udusongero tubiri turi hejuru dusumbana tugana mu cyerekezo kimanuka, hanyuma ukatunyuzaho trend line hejuru yatwo, noneho ukongera ukanyuza indi trend line ku dusongero two hasi ducuramye natwo dusumbana tugana mu cyerekezo kigana hasi. Ni gute wakorera trading channel igana mu cyerekezo kimanuka? Inshuro ya gatatu iyo igiciro kigeze kuri izo trend line uba waciye, ushobora kureba neza ko hatagaragara imwe muri za reversal candlestick nabigishije, hanyuma ukaba wakora sell mu gihe igiciro gitestinze trend line yo hejuru, noneho ukaba wakora buy mu gihe igiciro gitestinze trend line yo hasi igana mu cyerekezo kimanuka. Uko channel igana mu cyerekezo kimanuka ikorerwaho trading. Alright, reka turebe uko channel igana mu cyerekezo gitambika iba imeze n'uburyo ikorerwaho trading. Ni gutya channel igana mu cyerekezo gitambika iba imeze. Channel igana mu cyerekezo gitambika ibitandukanyeho gato na channel igana mu cyerekezo kizamuka hamwe n'igana mu cyerekezo kimanuka, kubera ko izo channel zo zigana mu cyerekezo kizamuka, izigana mu cyerekezo kimanuka zikenera udusongero tubiri kuri buri ruhande kugira ngo uzishushanye, noneho ukazikoreraho trading mu gihe igiciro gitestinze iyo mirongo ku nshuro ya gatatu. Ariko channel yo igana mu cyerekezo gitambika ushobora gukorera trading ari uko igiciro gitestinze iyo mirongo ku nshuro ya kabiri, kubera ko iyo mirongo ibiri itambitse, umwe wo hasi aba ari support, noneho wo hejuru ukaba uri resistance. Mbega yo kugira ngo uyice iyo mirongo itambitse ntabwo bisaba kukuba habanje kugaragara ahantu habiri ho kuyihuza. Iyo ubonye ahantu hamwe igiciro kiba cyaremye uhita uwuca, wabona ahandi ukawuca, noneho igiciro cyawe testingaho bwa kabiri kuba wareba uburyo bwo kujya gute bwo gukora sell cyangwa buy. Ushobora kureba za reversal candlestick cyangwa se za candlestick zikunda kugaragara mu gihe isoko rigiye guhindura icyerekezo, hanyuma ukaba wakora buy cyangwa se sell mu gihe wabonye channel iri mu cyerekezo gitambika imeze gutya. Alright guys, trend line hamwe na support na resistance area biba byiza iyo igiciro gikomeje kuzigenderaho kitaziburekinga cyangwa se kitazinyuraho. Iyo igiciro kiziburekinze cyangwa se kizinyuzeho, aho biba byerekana ko isoko rigiye guhindura icyerekezo
biba bisaba kwitonda ukareba neza ko hagaragara za candlestick zikunda kugaragara, isoko rigiye guhindura icyerekezo, ubundi nawe ukareba ko wahindukana naryo ukora sell cyangwa se buy bitewe n'icyerekezo ubona igiye gufata. Alright, ni iby'igiciro kandi ni iby'ingirakamaro guhuza trend line hamwe na support na resistance kugira ngo ushake entry nziza yo kwinjiriraho mu gihe ukora buy cyangwa se sell ya currency pairs, kubera ko bizaguha uburyo bwiza bwo kubona entry nziza ishobora kuguha umusaruro ufatika mu gihe uzaba wakoze sell cyangwa se buy ya currency pairs cyangwa se ya currency pair chart ubona igaragariramo. Alright, so guys, ugomba kumenya ko Roma itigeze yubakwa umunsi umwe. Kwiga trading ni nko kwiga ubumenyi bushyashya, bizagusaba gushoramo igihe cyawe ndetse no kwitanga bishoboka kugira ngo ushobore kuyisobanukirwa neza, ubundi ube professional trader muri yo. Hari amasomo menshi ntabara uzigira muri iri soko, buri nzitizi yose uzahura nayo cyangwa se amakosa uzakora mu gihe uzaba uririmo, hanyuma ukabasha kuyigiramo, nyuma ukayakosora ntuyasubire, uzaba urimo kugenda wegera kuba umutreda w'umunyamwuga umwe ubasha kubyaza umusaruro iri soko mu gihe kirekire. Alright, benshi baba bashaka za degree zabo muri za form education bamara imyaka iri hagati y'3 n'4 kugira ngo babone degree bazajya gusabisha akazi. Waba utekereza ko ubumenyi bwa forex trading bushobora kukugaburira bukaba bwanaguha kwishyura ukizana mu bukungu, financial freedom, hahandi ukora ukinjiza amafaranga nta muntu unyuzeho uguha amategeko y'akazi, wumva ushobora kuba master muri bwo umunsi umwe cyangwa mu gihe gito? Ibyo ntabwo bishoboka, bizagusaba gushoramo igihe cyawe cyose kugira ngo ugire inararibonye muri bwo. Alright, witekereza ku nyungu za vuba na vuba ushobora gukura muri iri soko, ukasinga cyangwa se ita cyane ku gukora ibintu bya nyabyo mu gihe cya nyacyo. Ibyo nubasha kubikora, nyuma amafaranga azagukurikira aho uzaba uri hose ku isi nta kibazo. Hari abo bifata imyaka 2 kubasha gusobanukirwa neza iyi business, hari abo bifata imyaka 5, hari nabo bifata imyaka 10, ndetse hakaba n'abatigera bayisobanukirwa na rimwe igihe cyose bashobora kumaramo. Yes, of course, ntabwo ari muri trading gusa, muri kariya zose hano hanze haba hari abantu baba bari on top n'abandi bicanga. Niba koko ushaka kuba umutrader wa nyawe, ukaba wumva ubishaka bimwe bikaze umutima wawe, ukaba witeguye guhozaho kandi ukabifata ukabirebera mu ishusho yagutse, umunsi umwe uzaba umutrader w'umwuga umubasha kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho, kandi nunabugenda aho uzaba uri hose uzaba ubyiyumvamo. Alright, so guys, waramaze gufungura account yawe ya trading kuri broker wizewe, reba muri description cyangwa se muri comments, ubu nona urahasanga link ya broker wizewe, ubundi ufungure account yawe ya trading utangire ukore trading nta kibazo. Urumva ugikeneye gusobanukirwa neza iyi business ya online forex trading, subscribe na like, unakomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose unaziyakeneye ukoze share. Reka twongere duhure muri indi somo rikurikira, gukomeza gusobanukirwa no kureba kure nibikomeze bibane nawe. Bye bye.